Muri iki cyumweru dusoje ku munsi wo kuwa gatandatu tariki ya 9 Mata 2022 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Abanyarwanda bagize diaspora ya Midwest muri leta ya Indiana n'iya Michigan bahuriye hamwe mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni umuhango wabereye muri kaminuza ya Andrews iri muri Berrien Springs muri leta ya Michigan. Bwana Leonard Kwitonda akaba perezida w'umuryango w'Abanyarwanda baba muri Midwest. Mu ijambo yagejeje kubaraha ubwo uyu muhango watangiraga, yashimye ikipe yose ya ambasade ndetse n'ikipe yafatanyije kugira ngo uyu munsi utegurwe, ashima n'abari butanga ibiganiro. Yabwiye abaraha ko bagomba guharanira guhesha ishema abazize iyi Jenoside yakorewe Abatutsi, bakabahesha ishema aho bari hose bavuga ngo turiho kandi tuzabaho neza. Ati niyo mpamvu twese aho turi hano muri diaspora ndetse naho tugenda dukwiye guhagurukira babandi bapfobya ndetse bakanahakana Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Avuga ko ari urugamba rwa buri wese mu bari baraha. Ati mureke rero dufatanye kurwanya ingengabitekerezo iyo ari yo yose yadusubiza inyuma. Mu izina rya nyakubahwa Madame Professor Mathilde Mukantabana, ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika, umunyamabanga wa mbere muri ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bwana Francis Murindwa, yibukije ko impamvu Abanyarwanda bibuka ari ukugira ngo hatagorekwa amateka y'u Rwanda. Yanongeyeho kandi ko kwibuka byagombye kubera abakuru umwanya mwiza wo kongera kwigisha abato babakomokaho ububi bwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Aha yavuze ko kwibuka ari umwanya ukomeye cyane ku mateka y'ahazaza. Avuga ko hatabayeho umwanya ngo bavuge ibyabayeho, ngo abantu babikuremo n'isomo, haba harimo kugoreka amateka ya none kuba zabaho. Yavuze ko kwibuka ari umwanya wo kuvuga ibyabaye kugira ngo isi yose ibyumve, ibimenye kandi ibone ko Jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe. Kandi ni umwanya ukomeye cyane ku mateka y'ahazaza. Tutagize uyu mwanya ngo tuvuge ibyatubayeho, dukuremo n'isomo, twaba turimo tugoreka amateka ya none ku bazabaho kandi bazabaho rero mu mateka adasobanutse, bikabatera ikindi kibazo. Murakoze cyane. Mu ijambo ryanjye rigufi ndashaka kuvuga ku bintu bitatu. Ndavuga ku kwibuka. Kuki twibuka ku bintu atari byiza, twibuka iby'iki? Hari amajwi menshi aba atanabishaka ko twibuka kandi yitwikiriye impamvu zidafatika zitanakwiye, ariko bakabishakira inyito, bakavuga ko bidafite umumaro se cyangwa umumaro muke. Ndashaka kuvuga ko n'abanyamateka barabizi kandi abanyamateka baba barabyizeho. Utibutse ngo umenye neza ibintu uko byagenze, kuko mu bihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo wabaga uri ahantu hose, ubuzima bwari bukomeye cyane, washoboraga kuba aho uri utazi ibyo biba kuri mugenzi wawe. Uyu ni umwanya wo kubivuga. Muri uyu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi, abarokotse babonye umwanya wo gutanga ubuhamya. Aho warokotse witwa Placide Murebwayire yagarutse ku buryo muri Jenoside yakorewe Abatutsi yihishe mu mwobo wari waracukuwe mu kiraro cy'inka cy'abaturanyi be, akamaramo iminsi igera kuri 45 arya ikijumba kimwe ku munsi. Murebwayire yavuze ko muri Jenoside yari atwite. Avuga ko atabashije gutabara bamwe mu bana be, ariko agashimira Imana yamurokoye n'ingabo za FPR Inkotanyi. Abitabiriye uyu muhango kandi bacanye urumuri rutazima, bavuga amwe mu mazina y'Abatutsi bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse hatangwa ibiganiro n'ijambo ry'ihumure. Kwibuka twiyubaka niyo nsanganyamatsiko ngenderwaho guverinoma y'u Rwanda yashyizeho uyu mwaka. Kwibuka ku rwego rwa diaspora ya Midwest byanahuriranye kandi no kwibuka ku rwego rwa diaspora yose y'Abanyarwanda baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho iyo mihango yabereye. Ndetse kandi hanabayeho ko nyuma y'uyu muhango Abanyarwanda bari muri diaspora ya Midwest bitabiriye gahunda yo kwiyandikisha no gutanga imyirondoro ku bifuza guhabwa pasiporo, gahunda ambasade iri gukorera muri Midwest muri Michigan na Indiana muri uku kwezi kwa Mata kose.
Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora muri Amerika.